mu ruhande tiremere ko batsinze ariko bagera hirya ngo bakabaza mbese aba bahungu ububwenge mu buhanga babukunde ni iyihe primaire bize ni iyo secondaire ngo bagashakisha ariko umuntu akavuga ati aba bagendanye na Yesu. Amen. Aba bagendanye na Yesu. Yego. Aba babanye na Yesu. Timushobora kubatsinda nino. Kuko ngo bavugaga ko bafite ubutware tibase n'abanditsi. Bakavuga ko bafite ubutware tibase n'abafarisayo. Ese turi kumwe ba? Yego. Kumenya icyo ukwiriye gukora, kumenya n'ikinahanga, n'ikimanisha, n'ikihe kibanza Imana ishaka, nizo mbaraga. Buriya ushobora kuba udafite ahantu Imana ishaka, ushobora kuba udafite ahantu hari uvoma imbaraga. Imbaraga za Samusoni ntizabikugeraho. Kumujyana n'umwana kumusura kuri Samusoni nicyo kintu. Kumujyana basobanura amandiko nk'aho bayandika nicyo kintu. Kumujyana kumusitari kubera mu rurambo ukamukongoka ni mwembe n'ibiriba nicyo kintu. Imbaraga za Samusoni zari mu musatsi mwirebe gusa nyuma yaho kubaza hano. Mu kuvuga ngo ababigishwa bari bazi ko imbaraga zabo weze sicyo. Amen. Amen. Zari gusenga no kubwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana. Nyuma y'icyo tubazanira hano. Gusenga no kubwiriza. Gusenga no kubwiriza. Umuntu utazanega hari. Ntawuzanega mwivuga byo. Nta muntu usukwa muri tara. Umuntu azanega iyizirika gusiba. Umuntu azanega yatakanya amasenge. Nicyo cyonyine. Ibindi byose bigahita biba parasi. Ni ukuvuga ngo ubuyobozi ntibuzakuma niyo bakubise umutwe. Haba niyo batotoye ibihaza n'ibisusa ruzaguma rugashuka. Ariko kabuzirana n'iriya muzi iyo barwambuye ibisusa batarusoromye nyuma y'iminsi ibiri ruzarwarabama rukibagana n'utangizwa. Ni ukuvuga ngo umukristo wese ntabwo bisaba ngo bazanega kubera n'ivugabutumwa mu ndirimbo azanega gusa hamwe bonyine ni ugutakaza ibihe byose. No gutakaza ibihe byose. Bwana asifiwe. Amen. No gutakaza ibihe byose. Gusenga niyo bazabasenga. Abantu bazabasengera muri Afurika. Kandi bazabasengera iwabo. Bazabasengera LBT. LBT birasobanura ngo ni mu nzu y'Imana. Ni mu nzu y'Imana bazabasengera. Niho Yakobo yageze. Bwana asifiwe. Ngo arahari. Haleluya. Wabaye nicyo. Ngo yisegurire rimwe byo mu mabuye yakora. Wateka gato. Ngo abone kujurikira. Ngo abone kurwegoma. Ngo abone abamarayika bamanuka bari mu dushime tw'Imana. Ngo barumve basanga. Ngo yitegereje n'ubutogwe. Ngo abone umwami Imana wari bisirije. Ngo niho yari yicaye. Bwana asifiwe. Amen. Ngo yitera hejuru aravuga ngo reka ahantu naraye. Ngo ni mwirembo ry'ijuru. Reka ahantu naraye ni rusange. Bavanye. Haleluya. Reka mbabwire. Mubona nta kintu kikikutse imbere yawe. Mubona ibintu byarakurangiranye warakwana. Uzobanza utekereze aho watereye. Bibiliya mwibuka aho watereye ukabona.
umuntu yomenya ivyo akwiye guhagarara ivyo ukwiye guhagarara mbere ngombe kandi bato nta uzobimenya nubwo uzosembura kuruka amavi ivyo ukwiye guhagarara nta uzobimenya nubwo uziga teology zitandukanye nta uzobimenya nubwo uzigira ibikutano yose umusore Mwagera habaza abantu atese mwe mutuye hano nzirigana ahantu runaka ni he ngo baramubwira ngo wayonye cyane ngo arabaza ngo ese nta hantu mukakiriza ngo subire muri muzira baramubwira ngo ni kimwe gusa ngo nuko hindukira ugasubira aho batangiriye niho wohera ukamenya inzira n'abandi bose kokuranga taho kugeza ibuye bivuga ngo wanasifa ubwenge bwawe n'imibereho ye ibitekerezo byawe n'ubuhanga bwawe ntabwo bizakwereka inzira yawe ikugeza gukiranusha keretse uhindukiye mu bwenge bwawe ukagaruka ugahera mu mana niho hari icyerekezo cy'ubuzima bwawe hirya y'icyo gufatafata hirya y'icyo no kwihenda bavana umusore yavuze ngo aragenda muri metro ngo yumva agahinda kenda guturitsa umutima ngo yarihebye bihagije ngo umwishe umaze guca mu mutima ngo yumva agiye gupfa ngo yumvise ijwi rimwegerera riramubwira bwana sefiwe ngo imibereho inyuma ya Yesu nta mahoro ngo ubuzima ni muri Yesu gusa ngo yumvise iryo jambo riza kumuco ngo umurikire umutima we ngo yumva kubugingo buhemuka ngo yakira umunezero atigeze kugira kandi agahinda yari afite karashira ni ukuvuga ngo bavane icyerekezo nyakuri bene zijwe ahandi kizaboneka keretse ugihenge muri Kristo Yesu baho mu rugero radusenge bwana sefiwe kiri wacu habaga amaradi y'agaseti kazinze amabuye atandatu nzinze amabuye umunani sipire na za wipire urazi ukabweta arisha hano ku mpande hakaba ikaratasi izingazinze uko imeze nka karite kuswara ndende itoyeho ya radiyo bakandika muri kataloge babona bakabavuga amabwiriza hadi tubateka kataloge yaba nizishaka kuzirahira kandi n'umuntu akavuga ko kuya karavuga ngo ukwiye kumeswa n'amazi ashushe kandi mutigwe kwandika kuzuba umuntu azamazinduka nkizinga zariye nuko tutaza dukurikiza amabwiriza ngo kurikiza amabwiriza zomara imyaka n'imyaka kubera ko tutaza dusoma amabwiriza yacu siko bimeze noneho rero ya radiyo ikagira n'akacyasi zo kataloge umwana hano niho kaza kavuga ubuzima bw'iradiyo iyi ya mbere izizamuka ingingo zimwe hirya yayo n'amabuye azaje kandi n'atandatu cyakora iyo akoze iminsi itatu atangira gushyira imbaraga hirya ya bafure hari akanzu hirya yayo hari agasinga igihe gakora naho naka irazima kwirinda ni ukwigiza hirya y'ubushuhe kandi ntikwiye kuvugirwa n'umuntu ufite mikrofone ni ukuvuga ngo ubajije iradiyo wese wa radiyo we ubuzima bwawe n'ubuhe ntabwo yokubita kugira ngo ivuge neza soma ikaratasi ikubwira amakuru y'iradiyo bavandi ntabwo uzomenya intego y'ubuzima bwawe dore imana yaguhaye kataloge ni bibiri ijambo ryawe kugira ngo umenye icyo imana ushaka bibiri iravuga wanasefiwe ngo yewe mwana ngo yaguhereze icyiza cyawe icyo Uwiteka ushaka gendana n'imana yawe wicisha bugufi kora ibyo gukiranuka no gukunda kubona ibi byose tuzobishaka mu bimenye tiwabaza igikoresho ngo kikubwire icyo cyaremwe tiwabaza
nusubira inyuma yakubaza wakuremye azakubwira neza cyamushaka ngo bose bazamenya kubana nawe bare ku mugome bitabiriye bose bazamenya kubana nawe bare ku mugome bitabiriye icyo gihe umuntu azabapasiteri abantu bamubona bakavuga ngo yari kubaneza ni ibintu twagiyemo tutabanje kubaza Imana wese Imana ese Imana ni wowe tukumva ngo basize byose kubw'izina ryawe ibi byose twarunze bo barabisize ngo basingire ibintu byonyine ngo biheshe data mu ijuru twasize byose kubw'izina ryawe na kandi twasize byose na abana zetu hari abantu babashomeri mu rusengero bari abantu azagaramo akabura icyo akora rero agafungura butike abandi akabura icyo akora ni ukuvuga ngo ntazi icyo akora nabo ntazi iyo yirwa ntazi aparara haba n'ibyo asengera azasenga amagambo atatu akayumva akumva akayagomba kwiga akamugarukaho agahita atemba adatanze yamena akishyura muri tonda abana be kurimera ariko abandi bazabasenga ukagira ngo none sinzi icyabana azatangira gusenga umugabo umwe ngo yasenze ngo atangire gusenga umushyitsi ngo aratuza ngo yigirire umubwire wa mushyitsi ati wariye uvuga kandi ntatangara barakomeza ngo yumva ko azamuka ngo arenze mu mpinga y'umusozi ngo aramanuka ngo agenda ibiyaya ngo yumva ko amusoro ngo agera mu biyaya ngo yumva ko atandika ngo akuzuzwa arasenga saa kenda ziraba saa kumi ziraba saa kumi n'imwe mu gitondo abana bagiye ku ishuri ngo bazana kubwira bati mushitsi agiye kubwira uba cyari kuzuzwa mutwe uba cyari gusengera agatibo n'ukuvuga uza gutekereza abavandimwe niba uzamwumva amagambo abiri bakama amagambo atatu kazima amagambo ane kazima nuko watanga ijambo nuko watenga nuko wahenga nuko wahenga nuko wahenga nuko wahenga Bwana asifiwe. Amen. Sasa kuna yego. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Mubaba kwa mumasenge walitufu kwa maono na vitu vitakosha. Baba kwa mumasenge ejo baratubwiye hano. Niba ikintu satana akunda niba ikintu satana akunda wayumve batonose. Akunda igisiri bakigeni. Kitaka sengo. Sana mtekele chikipani kwa kitu kibese kikiu iki kitaba mgetana zako ni wale wafanya kwa sadaka ni wale wanaenda hizo masengesho kwa masengesho ni amasengesho ni mara zivoma kuma akaza ni kiba kirikota yaho kazisuka mu baturage Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana nirizi ngo rikagira ububiko rizakishyira mu isoko no mu biti rigatangaranya rigasaba icyo gihe rivugwa umuntu akumva neza bitabandi nije uvuze neza bibasubirwa nije uvuze ni ijambo ry'Imana ni ijambo rifite ubugingo ni ijambo rifite ubuzima ni ijambo bavanye abigishwa bari bafite ubwoba ngo bamare kuzwa imbaraga z'umwuka we ubwoba bwashyizwe ubwo burangiye ngo birirwaga mu masengesho bakarara mu masengesho muri buka Petero na Yohana ngo bari bagiye gusenga saa cyenda sikomeze ngo bazamuka imbere y'urusengero ngo rwari rufite mu gitwa byiza
ngo wasangiye matamugaye kwera ikitombe. Bari mumbaraga bafana. Bari mumbaraga mana yanjye. Bari mumbaraga afani zigura. Bari mumbaraga. Bari mumbaraga apandi. Apandi ndabiri mana. Muzi bituma tuvuke kugeza uko tutambana n'abanyamaguru. Tugatambana n'abamaraya. Tugatambana n'abandi. Aba y'umwijima. Nuko twebwe tutamba twazimye natwe. Nuko tutakiri mu rutwe. Nuko tutakikoma. None niba byarananiranye ko Ananiya yinjira mu bitaro amasafuriya byageze ari bari abanyakuri baraje barishe abera baraza barishe Ananiya amasafuriya ngo bapfukane umwuka wabwira Petero ngo babasibyo bari bari tuvuye bati urabona kameme alors des auxiliaires la foi est urabona twari tugeze muhira mufuye twaya samu yaguzwe mufuye bavanye tori kujima tori babaga wanze amen bari mu masengesho mungabona wese habaga ibyumba bingana habaga icyumba cyo kwa nyina wa Yohana wahinduwe mani ngo ni n'abantu bitiwe bwa mbere kwa abakristo tibabivuze abapagani ababandi ibyaga bafumu ngo niyo bavuze ngo abasamisha muri tuba abana bose baraza muri Yesu abana bose ngo baraza international Paulo nasira amuvuze ngo niko Paulo ari byamye ngo byo muri okofu ivuga ngo mukozi ari nyondo wahoye ariko ngalize kubitero bivuga ngo naona maisha yenye maana ngo nikutumikia mukozi izugi na kadrema n'umusumari nisenye yafwana kitazira birare kukamza kazi zuzanye kandika imibiri yatohoka ngo ahagarabe kabatahigeze wa habana bavana Biblia ivuga ngo Yesu Kristo uko yarake ni kwani Yesu Kristo wali kumwe na wabao ndio tukiuka ndio tutakasa ni kibana yako kitu hama kitu hamni tubabanyamuka tuzabukora indege tuzabukora amatelefone tubababandi tuzabukora kuri minga tuzabadivorce tuzababifaranga tuzabazifite tuzabashonje turi ibo tubabaza bari imbere y'Imana gusa mu cyangwa wasenga bari kumva naho nicyo cyonyine bari bari kugata biraza muri twe ngo tumare twacumba niba ufata inanasi umuceri kawunga avoka urunda neza n'inyama y'ingurube yose ukabundamo twacumba kandi ukacumba ibigwiri n'uduco twajyana kwitaramo ndacukwa n'uduco duhangana amatora ya perezida tukayamara yinga niyashize tukamara umwaka tutaraki ngo runaka yatambuka n'igitabaye n'uko tukwaye aho yatambutse kwa wacu asoza ntangisha ibitoro sikirongozi sigapita ariko tw'abantu twaganije y'umuntu barase bari kumukamaho n'ukuvuga ngo bari mu masengesho tubazimbi bari mu masengesho yewe bafite ibiti bibiri nimukarabe mwabafite ibiti bibiri nimukarabe mwabafite ibiti bibiri ese avuga ngo none mwine wasoro muzabibu ku murenge mushoka imbere uvamo amazi ageni amahoro n'intambara bizova mu kanwa kamwe umunezero w'imitima
Nazari ngo we ni Paulo ni example sana ngo mushore wa Paulo na wa Petero ngo wakaitizanya muri kati kubera ikira cya Paulo n'ikira cya Paulo mbari Imana biravuga ngo jarimo imbaraga ziruta zingwe n'Imana ufata inka z'amashashi ukagereka induru n'inka ukabihamira hamwe umushore wa Paulo w'ishimbaraga umushore wa Paulo ngo bagazapanga barwayi ngo hanyuma mu gicucu bakabashyira mu mwonga indara kabarenga ngo yatambuka gusa Paulo igicucu cyiwe ngo kagenda kibahumutsa usiko bakaba arwaye inyosha barwaye ibirenge inyumba arwaye za malariya na diyabete arwaye za sida n'ibindi byose ngo bikagenda bigava biravuga ngo abo bana abantu ga erega nabo barabantuka twe ntacyo tuzi singiye kubavuga bagira ngo barebera ngo muze murwaye turavuga bongera gucumba kandi kitubya umunsi wa gatatu wabonye umurwayi adakize basohotse saa kenda bamwita bene baza basanga umurwayi ari wenyine abantu bahunze bene se kuba ntibuke byabagendekeye bariyaririye ngo ni abanyembaraga babasohoye n'ibipasi ariko intumwa zayo intumwa zayo ntabwo abwirije aragotora ku Bwana seje amaze kubabwiriza ngo avuga ubutumwa bw'Imana n'imirimo yabo mu mutima w'umukristo ngo avuga imbaraga zidatuza ngo arazegeranya azisuka mu baturage ngo habe imbaraga abantu baricikina ngo bazamuke kabiri saa 12 z'abana ndetse sicyo otuko ngo nesezwa n'ibyo ariko kuvuga kwari hasi ngo abana batambutse n'abagore bagiye kurahura ngo araruka araroromye ngo yamayikonere farajanja Inuruzi y'abantu Paulo ishumuntu Paulo ngo yamamutse afite autorité tuda kachala usiku wa masengesho zale ma confidence usiku wa masengesho zale ma confidence tabu usiku wa masengesho Bwana sipesa wasanga utukwera nyandira muhori ngora bure wese muhori ngoyibara kuri utuko apana maomba apana kuhudumia tase ngo wala Yesu Biblia inasema ngo inda kunda amafi kumafi ikituka kulitusa agahanga kugahanga ngo muhamagara Mungu baraka no fenomene ukeke kwa mtaka ariko ngo kamko ngo kama arabamba akakumana kavuyo ngo itakifa imukane sizumurizo mabuto seziraho barumwe ngo bibali uyu simbaraga zikuri ngo bigeze kubatanga kibabaza ngo simbaraga n'ubu butware muzamurikura bengi ibintu mukora ndamaniye baana bakayafase bakwana baza muri taramo bazabona afandi apremi bakamenya ngo kusifarwasa yo kwaya ko biye ni muzukeka niwe ni imbaraga n'umuka tanda sala gafite kwari gutarama ntangira mu muri leta abantu batarama gusa umuriro waratsinda yakoya ndakeze mana yaje amaza abantu bari okeka wasa kukabaza bavuye urugo bakaza n'abaje gukoresha amajyashyo ngo bashoka amasenga n'ibyo nayo ngo bitegereze arabwira ngo mwatumira n'ibyaha byanyu kugira ngo musenge ngo gusenga kugira ngo usigure umumaro iya senga nyine arabwira ngo rero mu kukambura kuko bamviriye mu abantu none ko masenga n'ibyaha bari bazi ko wase umuntu azayibara ko masenga umuntu azakugamira ariko kamagamo amezi umuntu akaroga ariko kamagamo yurikana niko baba wase yabiriye neza ngo baze kwa Yakobo atari kubasomera mwanase amen arabwira ngo baze bihangana cyane ngo bene kumwishi ngo bazabe umukozi wo mutaka ngo ziye cyimvura yatubanye ngo ariko na musami hangana muri bagereza ngo kandi kusenga kose muze mubanza mwihana muze mubanza mwitunga muze mubanza murekwa n'isi
nihezima muwabima. Haleluya. Niba wanafikiwe niba hari sengesho rizagera kuma niba hari sengesho mbatera ukarikurikira abakinnyi bamwe bazabatera umupira urushundura rwishaganya gadiye nawe ntamenye ibyabaye agacanganyikirwa uwagateye akagenda kagafata mu igombi akamakaza nawe nturamo ntimumusobye hagati y'abatora kandi bagatsinze ni ukuvuga ngo ari isengesho rimwe umukristo azatera ubashaganya urushundura. Haleluya. Isengesho ryo kwizera bina bagozageza umurwa nabwo abantu basenze Yesu yarasenze. Yesu tumukozi w'Imana uzodutwara n'abana bacu n'abagore bacu uzobwira ijambo haba no kunka zacu no kwihereza. Nibandi bataba ngo bari kugira ngo genda wenyine ntihaza bakwibwira byose wajana n'abantu bakeye wageze mu kagezi bamaze warahagarara amaze warahagarara somesese baravuga ngo mwamima ngo utabarana ugatabarukana ukandamiza aho warabigeza neza ngo ayikuyeho mbabona neza kusuza gushaka mbabona ko gushaka ngo yamarongora kutarifite imbere yamarongora byarangiye kuriya kandi yarangiye yamarongora abamori kwa gusiga usausa abamori kwa gutsinda usausa kwa gusiga usausa. Umukristo azasenga ukarisenga ukariregera ukarikarikiya rimwe ugayikurikira gusa asabe kumwe nomwe terafe krize n'iranje abana ntibahada ejo ntibahada ejo abirumwe sija abana kuja ku ishuri vertige itabatsinda kuri primaire none izara yabamaze abana barambutse biranga ngo satani umugore w'ingose ngo abana badufanya umugabo baramubwira ati egeranya abana tuje ngo egeranya abana agenda asaba amasahani arapanga ubwana burayishuka mu byumba iyo byarambutse ngo bote neza ngo barangize sate atera indirimbo ejo marebe n'ijano aranga ngo kuwa mini pasipo kuona inafaa katika safari siku moja fundikana kintu sana harimo mande y'imeshini utotale misana situri kuima atoheje uparima ngo imisozi ngo irakomeye ibasha kunyeganya ngo icwikezu ngo birahane ngo birahorera mu isasu ngo imisozi zirigindagura ngo ntizigito zagisa ariko ngo imana iri hejuru ngiri ushabuze imana iri hejuru imana tugira hejuru imana izayimuse irengeye ibicu irengeye inzuzi irengeye imisozi n'izivuga bikara n'izitegeka bigakora wasura muri kaya ko asarabwa mu kwamini basekokora mwezi zote msifiwe Yesu Kristo imana y'ijuru umugore amakomangari na kamyoneti iri n'ibitetse byabitokota irimo n'ibisi batemoke murebe bikibari ngo imana yambuye muza n'ibihiye n'ibisi nimubabane murakijana nimugibizane ko wambwa wabirwa gusubiza ibyacu turi by'umugorosa wahita ateka aho ngaho ngo barajya Yesu niwe gitare cyangwa tugisha amazi mu butayu. Haleluya! Yesu niwe gitare cyangwa tugisha amazi mu butayu. Kawa yiteze, kawa yaziga, kawa yarangariye, igitare kitubisa. Ya.
kwa Yesu mwana wa Imana. Umunsi umwe uri Pasaka wabaye ku munsi wa karindwi ngo abona abantu bashoje bafite inyota ngo ahita kugaruka mu mwese abashaka barinde ngo ni munsi wanje nashaka ngo udafite ifeza n'udafite nta ngo nase hano ngo kumazi ngo ibitanga cyane n'ibitanga cyane inyota inzoga apani black nagira bino iyo mu wakaje bataro nambaye ndayabo nikabivuga ndari mu ngenda uko wabizi ino wasaze kwenge bashira izoga ziranjana nanje ndigura kwisi ariko twageze kuri cyo bitare mwamba uri leo pasuka ndani yako walize kuri cyo bitare walize tumwe kuri cyo bitare niyo byashi tumwe kuri cyo bitare niyo bitare ayo basi n'ibisubizo by'Uwiteka ubutayo bikamara guhura nazo aradusubiza kuba tukureza reka nguririmbe kuba usite mina tegenge ya musanzwe abirije mu tegenge ya ndamugaje ariko ukoze w'Imana ubwije yaranje azase akibabatekera akubwira azase akibabatekera akademuzuti amasege agaciro sukuzukeje sukuza nyuma y'amaterambere sukurinda wanjye na projet agaciro n'amasege ambara amasengesho hagarara amasengesho gendera amasengesho gendera amasengesho tuzaba bose bambaye amarushye muri iyi si ngo bazasambana abandi bazayibona bazaroga abandi bazagira bamwe ntabwo ari ni ibinyoma byambaye gusa ukuri kw'Imana data twese ariko rwababwira ijambo umunyantegeke umunebwe cyangwa umuntu wasinye wambaye wenda kukiga uwo murambika y'imbunda bakayifungira atazizinze uwo murambika agakoti bagahita bamushangura y'intusi gafata uwo murambika ikintu cyose kikamufunga ariko umuntu amasengesho bibiri gavuga muri Zaburi 104 ngo Imana izahirwa abagaragu bayo ibindi by'umuntu amurambika bose ikamumana babiyimana yamamaye igashaka ikageze ko ndabashibasa bamwege kandi kukikamubwira isi yose yahaga bakavuga ngo oya isi oya ibi byose ni amasengesho amasengesho n'agasozi umuntu ahagararaho n'agasozi abantu bahagararaho bakajya ku rundi rwego Imana yawe bakajya uwo musozi bareke uwo musozi ngo ubahe icyumba cyo kwambara muri urwo rwambariro ngo habamo itwaro izakera zakoresheje iya mbere ngo ni ibuye ry'umuhumezo ngo ridategoya ngo ribakumvira somo abanyamasengesho bose bazamutse ngo baza bagera muri iyo nzu rwambariro ngo bakabaza kumwereka bya buye byana byakoze ibitangaza muri icyo gihe n'ubu mu kwezi kwa gatatu ngo rero afite y'amavuta azambara ngo niyo buye zima ryanzwe n'abantu ku Mana ryaratoranije ngo riri ry'igiki ngo Daniyeli igeze kubibona rimanuka ngo ryaratembaga ijuru tugeze umwana ngo ryarihibitswe n'abamukubirije wenyine ngo ryamanuka mu isi ngo rirakibita rwose ariko wabuyewe ndamwe ngo bakakubwira ngo banzure y'uburyo n'umunsi
Kwa nini ukahagaze n'ubundi kakaseke ukaba hari umuzimu wambaye n'umvika susu niho bizera basamaga abahatuye abahaba batangira imbaraga bakomeza imbaraga bazorangira imbaraga batangira mu mafuta bakomeza mu mafuta bazorangiza amafuta bayere mu byishimo niba akaba umuntu imbere y'abantu bakagusumira niba ijambo riwereka twaziranye bibiliya ngo tuha umwuka w'ubwenge n'umwuka wo kugira wo kumenya no kurondora tuzi amavuta wagiraga tuzi n'ayo ufitemo tuzi imbaraga wagiraga tuzi n'izifitemo bityo kugira ngo tuzoshingirana kandi iwanyu n'iwacu twari duturanye si umeze bityo kugira ngo umutima tuzi ko wamaze gupara tuzi ko warangije